Incamake za filime yacu Igitambo cy'urukundo. Muri episode ya mbere twasezeraho umuhungu n'umukobwa bakundanaga. Umuhungu bamwitaga Japhet, umukobwa yitwa Sandrine. Gusa umuhungu yarabayeho mu buzima bubi cyane, yaterwaga na mukase, amufataga nabi. Japhet yafashe umwanzuro wo kuzajya kwibera mu mujyi agasiga mukase akajya guhiga ubuzima. Umukunzi we Sandrine yabimufashijemo cyane, yewe ni nawe umuhaye amafaranga azamufasha kugenda mu mujyi. Gusa mbere yuko ajya mu mujyi babanje kugirana ibiganiro. Muri ibyo biganiro umukunzi we yasabaga Japhet ko atazamuca inyuma ageze mu mujyi kubera abakobwa biza azaba abonye. Japhet nawe yamubwiye ko ibyo atabikora. Ubwo Japhet yageze mu mujyi, kubera kutahamenyera yahise ahura n'abantu bamukubita bamwe bamusiga nta kintu na kimwe afite. Ubwo Japhet nibwo yabonye wa mukobwa ataye agakapu karimo amafaranga na telefone, niko guhita abifata. Gusa yarebye wa mukobwa ari kuganabona nta gahunda afite yo kugaruka kuza kugafata. Bose Japhet ari kwibaza ibintu byinshi mu mutima we. Yarimo yibaza nimba yakamuha cyangwa se nimba yakagumana. Gusa yafashe umwanzuro nta wundi yafashe. Twakomeje na episode ya kabiri kuri filime yacu Igitambo cy'urukundo. Japhet yarebye wa mukobwa ari kugenda agana, yahise agenda amwirukankaho amugeze inyuma amukoraho, ndamubwira ati sorry sister. Umukobwa yahise abwira Japhet ati bimeze ute se ko mbona uri kuza nkora akaba urashaka iki? Gusa yabivuga kubona yamusuzuguye, mbese yamupinze. Japhet yahise asubiza uwo mukobwa ati sister, ntumfate nk'aho ndi igisambo cyangwa undi mutekamutwe, ahubwo nashaka kubwira ko nari nkuzaniye agasakoshi kawe wari wibagiriwe hariya hepfo ari wicaye. Umusista yahise yikanga cyane, niko kwibuka ko yari afite agakapu none akaba yagataye. Yahise areba umusore ukamuzaniye, abona ni umuntu wifitiye inzara kandi asa nkaho ari umusore wifitiye ibibazo byinshi. Yibaza impamvu amukurikira amuzaniye agakapu ntahite yigendera. Umusista yahise abwira Japhet ati bro, mbabarira kuba nari nkubwiye nabi, nari nketse ko ari ba batipe buzuye muri uyu mujyi baza bagukorakora bashaka kwibira ufite. Gusa nsanze utari umwambuzi ahubwo uri umurengezi w'abandi. Japhet yasetsemo gake, arangije atabwira umukobwa ati sister, kwiba si impano yanjye, yewe umugana bwanjye, ibyo ni ibintu ntigeze nkinisha. Umukobwa yahise abaza Japhet ati none se bro, mu rugo ni ko mbona utameze nk'umuntu uvuka muri uyu mujyi? Ubwo Japhet yahise amubwira byose, nta na kimwe asize inyuma, abwira n'amateka ye na mukase. Japhet yarangije kubwira umukobwa story ye. Umukobwa yahise nkaho atangiye gutamarira kubera ubuzima bwa Japhet bwari bubabaje yabayemo. Ubwo umukobwa yahise abwira Japhet ati none se bro, ko numva wari ufite ibibazo byinshi cyane, yewe binarenze kuba byinshi, icyo utafashe amafaranga yari ari muri ako kabage na telefone ngo bifate uhite wigendera ujye gushakisha ubuzima? Icyo wemeye kwikura amata mu kanwa ugahitamo kunzanira aka kabage, ntiwatekereje kuko ashobora kukama singiye n'ijana nguha? Japhet yaramusubije ati sister, ibyo byose nabitekerejeho, gusa ngewe sinshaka gukira profitiye mu gahinda k'abandi. Nimba Imana ibona ndi uwo gukira izaba itabinyujije muri iyi nzira, izampayo nakoreye ntibye, kuko ibi ngiye nabifataga nko kwiba. Umukobwa yahise abona Japhet ari umuntu ufite umutima ukomeye cyane. Umukobwa yatangiye kwibaza uburyo uwo musore ateyemo. Areba abatekamitwe buzuye mu mujyi, abagome, abicanyi, aravuga ati uyu muhungu aratandukanye kabisa. Gusa nyuma umusista yibutse ko bari kuganira na Japhet ariko batibwiranye. Umusista yahise abwira Japhet ati ariko bro, siko twaheze mu biganiro tukaba twibagiwe kwibwirana? Umusista yahise abwira Japhet ati yewe nitwa Kese. Japhet ati nanjye nitwa Japhet. Anyway, ufite akeza Kese? Kese nawe yahise arasubiza Japhet ati nawe Japhet ni izina nkunda cyane. Bose bahise baseka. Gusa Kese ahita abwira Japhet ati bro, kubera ibintu byose unkoreye, amakarita yanjye umpaye y'akazi, yewe na telefone yarimo ibintu byinshi, ndikumva nta kintu mfite na kimwe nakwitura.
ndimo kumva nagutera ariko sinagushobora, nicyo kibazo. Japhet yahise areba Kesi ahita aseka. Gusa Kesi arongera abwira Japhet ati, gusa Japhet hari agatekerezo nari ngize, sinzi nimba wakemera cyangwa se nimba byakunyura. Japhet yahise abwira Kesi ati, nta kahe gatekerezo. Kesi yahise abwira Japhet ati, numvishe nta nshuti ufite, nta no kubayo, nta na famiye ufite hano. Natekerezaga waza tukajyana mu rugo nkaba ngucumbikiye ukazahava ubonye no kuba. Icyo si ikintu Japhet yari gutekerezaho cyane cyangwa ngo abyange kubera ibibazo yari yifitiye, ahubwo yahise yishima cyane ahita aterura Kesi amushyira mu birere. Baze nawe guhita utera umuntu mwari muhuye ubwa mbere. Gusa kubera ukuntu byari bimurenze yahise agira reaction iri hejuru. Gusa yaje kwibuka ko atari umuntu w'abandi bataranamenyerana yewe batanaziranye. Ubwo Japhet yahise abwira Kesi ati, sorry Kesi, nari nkubwanutseho ndakabye, gusa nkureba ibintu byiza ntabari kubasha kwihanganira. Umuntu urwaya no kuba muri uyu mujyi ntacyaba ataguhaye. Ubwo reka mbisubiremo, urakoze kandi sorry kuba nari nkubwanutseho gutya. Kesi yahise abwira Japhet ati, ntarebe Japhet, kunyisanzura ntacyo bitwaye, twese turi abantu kandi tugira reaction mu buryo butandukanye. Ubwo bahise bafata imodoka berekeza iwabo Kesi. Gusa bakigera kuri gate hari umukobwa mwiza cyane waje kubafungurira. Gusa yajyaga gusa na Kesi. Uwo mukobwa yahise aza ahita asuhuza Kesi. Gusa arebye Japhet bisa nkaho amupinze yanga kumusuhuza. Kesi yahise abwira umukobwa ati, sister, kuki udasuhuje n'umushyitsi? Ubona ko ari umuntu mushya nzanye hano. Uwo mukobwa yapfuye agasoni, Kesi ajya yamusuhuza. Gusa ubona umukobwa yasuhuje Japhet atabishaka, yari yamusuzuguye cyane. Ubwo bahise binjira mu nzu. Kigera mu nzu bakimara kwicara, Kesi yahise abwira Japhet ati, uyu yitwa Keza, ni murumuna wanjye. Mu rugo bamunsigiye bakimara gupfa. Twakuranye turi babiri, bisa nkaho ari njye wamureze. Nubwo ubona ari mukuru ariko ndamuruta nuko yavumbutse. Keza nawe yahise aseka. Ubwo Kesi yakomeje avuga ati, Keza, uyu nawe yitwa Japhet. Yahise abwira Keza story zose za Japhet n'uburyo bahuye n'ukuntu ibintu byose bimeze. Kesi akimara kubwira Keza story ya Japhet, Keza yahise yigira mu cyumba ahita basiga. Bisa nkaho atari yishimiye ibintu byose bamubwiye bya Japhet. Kesi yabaye nk'usebye, gusa ahita abwira Japhet ati, wihangane kuko sister wanjye ateye, aragoranye cyane, yumva ibintu bimugoye kandi n'umukobwa usa nkaho wirata. Gusa umwana mwiza arumva iyo yabishatse. Ubwo Japhet reka njye kumuganiriza mu cyumba, ndaje, wihangane gato. Reka tuze Kesi na Keza bari mu cyumba. Kesi ariko Keza muvandimwe, wajya ugira umutima w'impuhwe ugafasha. Keza ati, uriya kariya gasore gasa nk'amayiwowo wagira ngo ni n'akajura ukajyanye ubuse katwibye cyangwa kazajya kadusebya mu nshuti zacu. Ngaho ibaze mu nshuti zacu dufite baje kudusura bagasanga tubana na kariya gasore kameze kuriya. Ese asubiza muri umuntu ati, Keza wagiye ureka kwiyemera, nimba waragize amahirwe ugakura mu muryango ukize, ukeka ko abantu bose ariko byari bimeze. Ese kuki utumva ko we byazahinduka nawe ukaba mu muryango ukennye? Ubaye ufite abo wiriyeho wazabyitwaramo ute? Byaba byiza umenye ko wo mu buzima bwose. Waretse ko kuriya musore tukamucumbikira udafite ahantu ho kuba. Keza yarebye mukuru we Kesi aramubwira ati, sister, ndagukunda cyane, sinakanga umwanzuro wafashe yewe sinanawuhindura. Niyo mpamvu ngiye kukureka ukareka uriya muhungu Japhet akaba hano, gusa kuri kondisiyo imwe.
Keza yahise amubaza ati "Iyo kondisiyo Keza?" Keza yasubije Keza ati "Ninzajya mbona abashyitsi banjye." Uriya musore Japhet ajya ayoboka y'igikari, sinshaka ko abashyitsi banjye bazabona ko nziranye n'umunyacyaro nk'uriya, kandi sinshaka kuzabona Muganuka wanyisanzura uko yiboneye, kuko njye simukunda na gatoya pe. Ubwo Keza yarebye murumuna we ahita aseka, ariko bitari cyane, bisa nkaho yishimye, ahita amubwira ati "Ntiwumva se sister, ntarebe ko uba ubyemeye ibyo birahagije, naho uburyo bw'imyitwarire nawe ni umuntu mukuru azabitwara nk'uko bimusabye." Yahise abwira Keza ati "Sawa kabisa, nabikora nk'uko nta kibazo." Keza yahise amusubiza ati "Sawa, reka musange muri salo njye kumubwira imyanzuro dufashe njye nawe." Keza yahise asubiza Keza ati "Ntarebe ugenda ufashe uwo mugabo wawe, ndabona wamwizaniye da, wagira ngo ni umukuzanye hano." Keza ahita aseka aramubwira ati "Urabona se ari icyo atwaye Japhet ntiyazaba n'umugabo wanjye wazaza." Yahise abwira Keza ati "Ariko nizere ko uri muri blague, kuko abasore bose bakwirukankaho muri uyu mujyi wakatiye ntiwabasimbuza kariya gasore k'akanyacyaro." Keza yahise amusubiza ati "Sister, urabizi ko mba ndi muri blague, ntabwo nahita nkunda umuntu ntazi, nawe ibyo urabizi, ni ukumufasha gusa." Keza wakabimenye se nyine, ko nawe ndakuzi ko uri umukobwa mwiza utakihandagaza kwa kariya gasore. Ubwo Keza yahise asubira muri salo ajya kubwira Japhet umwanzuro bafashe, yamubwiye kondisiyo zose Keza yasabye bazagenderaho. Yamubwije ukuri ko murumuna we Keza atamwishimiye, kuko Keza ni umuntu avugishaga ukuri utarabeshyaga. Japhet yaramubwiye ati "Wivunika Keza, kuko nubwo Keza yaba mubi ntiyageze aha muka data, kandi njye ndi umuntu umenyereye kubana n'abantu batanyishimiye. Rero Keza umeze kuriya nta kibazo tuzarwanamo, kandi nzajya nkora ibyo ashatse byose, ndabyizeye ko nta kosa azigira mbonaho, kandi niteguye kuzakora icyo ari cyo cyose kugira anyiyumvemo." Keza yasubije Japhet ati "Ahubwo byakugora, ikintu Keza yisizemo kukimwumvisha biragoranye." Ubwo Keza yabonye bugiye kwira, ariko guhita abwira Japhet ati "Amasaha yagiye, muramwereka ahantu urara." Ubwo yaramufashe mujyana mu cyumba agiye kumurazamo, gusa bakigera mu cyumba Japhet yahise yikanga cyane, ahita avuza induru, bisa nkaho hari ikintu gitangaje abonye cyagikanganye. Ahantu Keza yari mu cyumba nawe yumvisha abantu bavuza induru, ahita aza kureba ikintu babaye. Uko icyo babaye turakimenya muri next episode. Turakeka ari iki Japhet yabonye cyatumye avuza induru. Ese Keza we asanze ari iki Keza na Japhet barimo? Umwanzuro Japhet yafashe wo gusubiza bage Keza wari uwo, cyangwa yaribeshye n'ubukoryo yakoze azabyicuza nyuma? Ese ari we Japhet ari gukora iki? Ari gusubiza kariya kabage, cyangwa ari kwifatira amafaranga akajya kwishakira ubwayo buzima? Nzacika na episode ya 3, kandi ntimwibagirwe like, comment na share. Mwibuke no gukanda ijambo subscribe muri bubone ku ruhande rw'iburyo. Ndabakunda cyane.